Inkovu z'ibihe podcast. Ubuhamya, Udukuru tw'amatsiko, isanamitima, ikaze kuri mwese. Imana ishimwe bene data, nongeye kubasuhuza, ngiye ubasuhuza nitwa Hakorimana Eugene, nongeye kwishimira rero umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rwe ndetse n'agakiza ke. Nkaba mfashe aka kanya gatoya kugira ngo mbasangize ubuhamya bwanjye cyangwa se ibyo nanyuzemo kugira ngo nakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye, ambere umuyobozi, ambere umurengezi, abashe gukomeza nanjye mbashe gukomeza kubaho nishimiye cyangwa se mfite umunezero uturuka ku Mana Data. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ntangira rero nagira ngo mbanze mbabwire ko Yesu Kristo ariho kandi yabayeho kandi yahozeho, kandi ni umugabo w'umunyembaraga, ni umunyakuri kandi afite urukundo, aragukunda, nanjye arankunda, aradukunda kandi aduteganyiriza byinshi byiza. Reka rero dutangire ubuhamya bwanjye, nabyita nk'igice cya mbere. Igice cya mbere cy'ubuhamya ndatangira mbabwira ubwo urugendo rwo gukizwa ninjira mu gakiza bwa mbere uko byagenze. Mu busanzwe rero nari nsanzwe narabatijwe mu mazi menshi mu itorero rya ADPR muri 2006, 2007, hanyuma nza kubireka ubwo nageraga mu mashuri ya sogonderi cyangwa se bita high school, mba umuyisilamu uhereye niga mu mwaka wa mbere kurinda ngera muri sogonderi mu wa gatandatu, ndetse na nyuma yo gusoza sogonderi urumva ko muri isilamu nari mazemo imyaka igera kuri 7 cyangwa se ku 8. Hanyuma nza kuva rero muri isilamu nongera kugaruka mu gakiza cyangwa se kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza bushyashya, noneho ndi mukuru mbikuye ku mutima kandi se mbishaka kubw'iyo impamvu ngiye kubabwira zabinteye. Hanyuma ntangira ni muri 2017, ubwo nza muri version ya kabiri y'ubukristo cyangwa se nongera gukizwa bwa kabiri muri 2017 mu kwezi kwa 12. Byatangiye rero mu kwezi kwa 11 nabayeho mfite amafaranga nkisoza kwiga, mbona akazi, nkorera amafaranga ndetse yewe menshi, aho nateganyaga ko muri 2018 mu kwa kabiri ngomba kuba mfite imodoka. Hanyuma muri iyo minsi rero nk'umusore cyangwa se nk'urubyiruko nari mfite imyaka iri muri 23-24 gutyo, nibwo naje kumva ko ngomba kugira girlfriend cyangwa se umukobwa tugomba kuba turi kumwe mu buryo bwo kuba yazaba umugore wanjye cyangwa se gukundana bisanzwe. Hanyuma mu kwa 11 rero kwa 2017 nibwo uwo mukobwa nakundaga yaje gusohora itariki azashyingirirwaho, aricyo bita save the date. Hanyuma nyibonye muri njyewe biranga, nsa nk'usaze, ndetse yewe hagati aho ngerageza no kwiyahura kubera iyo mpamvu cyangwa se kubera uwo mukobwa, ngura ama essence kwitwika ntibyakunda. Kristo arahatabara kuko yari afite umugambi mwiza muri njyewe cyangwa se ku buzima bwanjye. Yohereza murumuna wanjye tutabanaga uwo munsi cyangwa se muri iyo saha nari ndimo maze kwandika ngo urupapuro nsezera ku bantu, ngiye kwitwika ndi mu cyumba, akubita urugi, hanyuma arunyitura hejuru. Aho niho yahise amfata, nanjye kubera isoni n'ubwoba n'ibimwaro nsohoka mu nzu. Nari ntuye i Kayonza, mu gasantere k'i Kayonza cyangwa se muri karitsiye bita Ikiyanja, imbere y'ikigo cy'ishuri bita Kayonza Modern. Hanyuma ubwo nahise mpava ako kanya, mfata imodoka, mbikuza 300 kuri konti, mfata imodoka mbanza kujya Nyagatare mu mujyi, marayo umunsi umwe, ari naho naguze Bible kugira ngo imfashe gusoma story najyaga mbona muri Bibiliya nziza, udukuru twiza twa ba Dawidi barwana na Goliyati, Abisiraheli bava muri Egiputa,
inkuru za ba Mose bo ngabo, izo nkuru narazikundaga, mama yari asanzwe ajya azinsomera cyangwa se azisubiramo nkumva ni nziza. Ngura bibiliya aho nari nkiri umuyisilamu kugira ngo njye nzisoma, kuko nkunda gusoma ibitabo, ariko icyo gihe nashakaga igitabo kinduhura mu mutwe, ubwo nari maze kwiyahura byanze, ariko mpana agahinda ko mu mutima. Ubwo ako gahinda rero namaze i Nyagatare umunsi umwe nsomerayo iyo bibiliya. Mu ijoro ry'umunsi wakurikiyeho nibwo nahise mfata imodoka inzana i Kigali, nshyikira aho bita i Kanombe i Kigali, kuri segiteri, mpasanga wari nk'umuvandimwe cyangwa se mubyara wanjye, bamwitaga Sam, turabana. Hanyuma muri uko kubana amfasha gushaka akazi, mbona akazi k'ubunyamakuru ku kinyamakuru bita Panorama no kuri Radio and TV 10. Hanyuma mpakora ngira ngo nk'ibyumweru bibiri aho muri uko kwa cumi na kumwe ndetse no kwa 12, ariko nkomeza kugira ka gahinda ka wa mukobwa, kurya birananira, kubaho biba ikibazo kandi mfite amafaranga. Hanyuma nza kwigira inama yo kujya mbikuza ayo mafaranga, nkajya mu bubari, nkajya muri za Net Club, nkajya kuryoshya cyangwa se kureba ko bwakwira nkabona bukeye. Hanyuma nkajya ngerageza kunywa amata bikanga bikananira, nkagerageza gushaka ko kurya bikanga bikananira, nkabura apeti. Mba muri ubwo buzima uhereye ku itariki 5 z'ukwa 11 kugera ku itariki 23 z'ukwa 12. Aho mu kwa 12 rero maze kumenyera kujya mu bubari, najyaga hano i Remera mu kabari bita Agence, niko namenye cyane. Nkajya Kimihurura mu kabari kitwa Papirisi, nkagikunda no ku Gisenyi aho bita kwa Nyanja. Hanyuma muri kuri 23 rero mfite target y'uko ngomba kujya i Gisenyi n'ubundi aho ngaho kwa Nyanja, nibwo icyo nakwita nka mwuka wera cyangwa se imbaraga y'Imana yansanze ndi mu kureba filimi yitwa Once Upon a Time. Hanyuma numva ko ngize imbaraga nkeya ntari bujye i Gisenyi, numva ko bitari bunkundire uwo mugoroba, ndavuga reka nzajyeyo undi munsi. Hanyuma ndara ntagiyeyo, buracya ku gatandatu nirirwa nanone ndeba filimi, nimugoroba haza ikintu cyangwa se icyo nakwita nk'umuyaga w'ishuheri urampuha, numva nsa nk'uwaho umuyaga uhushye mu nzu muri salo aho narindi, ndasohoka njya hanze, nuko numva ijwi muri njyewe rivugiye nko mu mutima wanjye ngo ejo nzajye gusenga. Hanyuma numvise ko ngomba kujya gusenga, ndabyemera, mpita mbyakira. Mu gitondo ndavuga mu gitondo najya gusenga, ndaza gushaka aho ndi bujye gusengera. Hanyuma mfashyiramo itiriningi, njya gukora siporo, ndagenda aho Kanombe, ndamanuka ndazenguruka kuri 12, kuri 15 ngaruka mu rugo, ndaryama. Maze kuryama bigejeje nko saa 10 za mu gitondo, ubwo naryamye nambaye ya tiriningi, uko nagakoze ku gasiporo nta gukaraba, nibwo imbaraga mbi cyangwa se imbaraga y'umubi ya Satani yaje iramfata, iraniga koko birakomera. Nuko maze kumva asa nk'uheza umwuka, ntekereza ko mama yajyaga ambwira ngo iyo uvuze mu izina rya Yesu ngo abadayimoni barahunga, iyo uvuze mu izina rya Yesu ikintu kirakurekura. Hanyuma nibuka ko mfite na Bibiliya imbere yanjye, ariko ubwo nsa nk'uri mu nzozi ndimo kurwana n'icyo kintu kirimo kuniga, sinzi uko byagenze, numva rya zina rya Yesu ndarivuze, ndavuga ngo mu izina rya Yesu, cya kintu koko kirarekura. Kirekuye mpita ndambura akaboko, mfata Bibiliya, ndongera nyishyira mu ishuka, ndifureba. Hanyuma bwakeye saa 10, nka saa 2 nibwo nibatuye, mpita mbyuka uko nakambaye ya tiriningi njya gusenga. Aho ngaho rero uwo munsi nibwo nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanjye nanone bushyashya. Ndumva nasubikira aha ngaha rero igice cya mbere, kandi mwongere mwibuke ko Yesu abakunda. Reka mbashimire rero mwebwe mu buteze amatwi, reka mbashimire mwebwe mu bwumvise, kandi mbabwire ko tuzakomeza uko Uwiteka azabishaka, tuzakomerezaho tukababwira iyi nkuru mpaka igihe izasoreza.